Muraho neza inshuti bakunzi ba Green Nile Studios, nongeye kubasuhuza mwe mudukurikiranye ku munsi wa none, nguha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nanagushimira cyane aho udahwema kudukurikirana ibiganiro dushyiraho buri munsi. Uri umuntu w'ingenzi rwose kuri uyu muryango wa Green Nile, turagukunda aho uherereye aho ariho hose, kandi ukomereza aho ukomeza gusharinga ibiganiro byacu ubisangiza abantu, nyine ubibutsa gukora subscribe. Yego niko umuryango ubana kuko duhora tubivuga. Yego ikaze rero mu kiganiro cy'umunsi wa none. Amazina yanjye ni Bonheur Umutoni. Yego ndagushishikariza kubana nanjye muri video y'uyu munsi uyikurikirane kugeza irangiye. Ndizera ko hari byinshi uri bwungukiremo. Yego uyu munsi rero dufite topic nziza nziza ku bantu bose, reka mbivuge gutyo. Tugiye kureba mbese akamaro k'umugore muri sosiyete. Reka wenda tubivuge gutyo, ntago none tugiye kuvuga mu muryango wenda umugore ku mugabo we cyangwa se ku bana be, tugiye kuvuga muri sosiyete muri rusange, kuko usanga nyine hari ukuntu wenda abagore bagiye bafatwa mbese ku bintu bidahambaye, reka mvuge gutyo, mbese nk'abantu badashobora guhandlinga ibintu bikomeye. Kandi mu by'ukuri iyo urebye ibikomeye byose nyine bifashwa nuko fondasiyo ziba zimeze neza, wenda reka mbivuge gutyo. Rero reka tubashe kureba bimwe mu mbaraga abagore bagira muri sosiyete, cyangwa se mbese ibintu nyine bashimangira cyangwa bashigikira kugira ngo bigende neza. Yego rero ndagushishikariza kubana nanjye ukabasha gukurikirana kino kiganiro, kandi numara kucyumva ushyireho comment nawe nyine uko ubyumva, ibyo wumva se nasize, ibindi bitekerezo nyine ufite bikomeza gufasha abantu bose bakurikirana ino channel. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere rero abagore bagira wenda character imwe bagira nziza ni, urabona ubundi ahantu aho ariho hose muri sosiyete, ahantu aho ariho hose hahurira abantu runaka, habasha gukomera kuko hari umuntu ushobora kumva, mbese umuntu uzi gutega amatwi, reka mbivuge gutyo. Kandi mu by'ukuri iyo karakteri, izo mbaraga, reka mbivuge gutyo, ziba mu bagore cyane. Abagore ni abantu nyine bashobora gutuza agatega umuntu amatwi ibintu byose arimo aramubwira, kuko buriya iyo wateze umuntu amatwi uramwumva nyine, mbese communication igenda neza, ukumva icyo umuntu ashaka. Rero usanga kuko abagore ari abantu bakunda gukora ibintu bituje, gutwara ibintu byabo gahoro gahoro, icyo kintu barayishoboye cyane rwose cyo gutega amatwi. Ni ikintu rero mugomba kubahira muri sosiyete, kuko iyaba tutagira abantu batega amatwi, wenda aho tuba hose, ku ishuri, ku rusengero, mu rugo, muri quartier, hehe, nyine abantu bahora hari imvururu, kuko wenda abantu badatuje, umuntu atamenye mugenzi we atekereza. Yego ikindi cya kabiri ni abagore buriya nyine ni abantu bakunda kubera ko abayumvishe, ni abantu bashobora gusangiza abantu bari hafi urukundo muri rusange. Kuko wenda ubanje ukareba no mu muryango, usanga umugore mu rugo nyine nk'umugore w'umugabo, nk'umumama w'abana, usanga nyine ari inkingi mu rugo, ahurije abantu bose hamwe, urukundo rw'abantu bose bakarwenjoyinga, reka mbivuge gutyo. Ugasanga nyine ni wa muntu kabisa ugaragara ko ahuje nyine ibintu byose. Rero iyo ni karakteri nyine abagore bagira urwo rukundo, kuko ni abantu bagira impuhwe, ni abantu bari generous, reka mbivuge gutyo, baratanga cyane, wenda se baratanga cyane, mbese bari nyine bafite uburyo ki barushamo abagabo muri ibyo bintu bijyanye no kumva abantu, bakaba bagaragaza urwo rukundo nyine bakarusaranganya abantu benshi icyarimwe. Ubwo ntituvuga gutya n'umugabo arabishoboye, ariko wenda hari ukuntu usanga aho birimita. Ariko rero abagore bo ashobora mbese kuba accessed n'abantu benshi icyarimwe, umuryango we, umugabo, umugore na sosiyete nyine muri rusange. Yego ikindi kandi ni abagore buriya ni intwari pe. Abagore ni intwari, nubwo wenda abantu batajya babibona cyane ugira ngo wenda ngo nuko ngiye kubivuga ndi umugore, ariko buriya abagore ni intwari. Abagore usanga umugore yumva ibintu nyine
vuba wenda reka mbivuge gutya cyane no nk'umugore ufite umuryango, umugore uri mu rugo usanga we kuba wenda yahindura kariyeri ye kubera wenda mu muryango ahantu bagiye ntabwo bimugora gustopa ibintu arimo akabyara, nabyo buriya ni ikindi kintu nacyo gikomeye cyane. Ntekereza ko wenda Imana ize kubiha abagabo sinzi ko bari kubishobora, nyine Imana yabihaye abagore kuko yaranabizeye ibona ko nyine ari intwari muri ubwo buryo. Usanga rero ni intwari kuko bashobora kwiyadapta muri situation ibaye iyo ariyo yose, bakamenya ibyo bakora, bakamenya aho bagomba kujya hasi level yabo, bakamenya aho bagomba kujya hejuru. Kandi icyo ni ikintu kigoye kuko usanga abantu batabibona cyane muri sosiyete ngo babishime cyangwa se bibe recognized, nyine ubone ko hari ikintu uwo muntu yakoze, ariko mu by'ukuri ubitekereje neza ugafata umwanya wo kureba izo mbaraga z'uwo mugore, urabibona ko ibyo bintu nyine ntabwo ari abantu benshi bashobora kubishobora. Yego abagore bo ni intwari kuko ikintu abagore biyemeje buriya bajya bagikora nubwo n'abagabo ari uko, ariko buri mugore ikintu yiyemeje agashyiraho umutima we aba agomba kugikora. Yego ikindi kandi abagore ni abantu batanga ubuzima ahantu baba bari, si ugenda ku bana bawe cyangwa ku kintu n'abantu bakwegereye. Iyo usanga nk'ishuri wenda rifite umwarimu w'umugore, ni urugero nk'ishuri ry'abana bato, usanga nyine hari ukuntu abo bana bari mbese afasha aba bana mu buryo bwo gukura mu buryo bwose, ari ubw'amarangamutima, ari ubw'imyigire, ari ubwo ndimo ndavuga umugore umeze neza nko kabyara. Hari abagore nabo batameze neza nyine batajya bashoboka, kimwe ko n'abagabo hari abagabo bamwe bameze neza n'abandi batameze neza mu buryo bwo kumva ibintu cyangwa uburyo bakoramo ibintu. Yego rero usanga ibyo nyine umugore ni umuntu mbese abasha kurema abantu ari kumwe nabo, akaba yabaforoma nyine uko ashaka, akabitaho kuko barimo arabagaragariza urukundo, akabumva, akabaha care, wenda reka mbivuge gutyo, biramworohera cyane kuba yarema wa muntu bari kumwe. Niyo mpamvu usanga n'abagore babi iyo yicarije umwana we akamushyiramo ibintu bitari byo, wa muntu nyine arahinduka totally kubera ko nyine bifitemo izo mbaraga nyine zo influencinga abantu muri ubwo buryo kuko baba bakoze cyane, reka mbivuge gutya. Ikindi kandi abagore nyine barakora cyane kuko abagore ngo navuze ngo ndi intwara, abagore barakora cyane. Usanga umugore ari umwarimu, hari n'abapolisi, hari n'abubaka amazu, ubundi muri iyi minsi akazi abagabo bakora n'abagore baragakora, sibyo? Akazi kose ko hanze abagabo bakora n'abagore baragakora, ariko ko mu nzu mubona umugore wava hariya hanze akaza no mu nzu n'ibintu akahita bishyira ku murongo, agatunganya inzu, akagaburira abana, agakoresha abana bo mu waka, agateka agira gute. Ariko abagabo nyine si benshi bifitemo izo mbaraga, hari bamwe babishobora ariko hari abandi nyine bo kuko n'ababishobora buriya si uko nabo biri naturere muri bo, niko gushaka nyine kubikora kugira ngo afashe uwo muntu, ariko atari ikintu kiri naturere cyane muri we, nimba wenda ibyo ndi kuvuga ari bwo buryo bwiza bwo kubivugamo. Rero usanga abagore ni abantu bakora cyane kuko wabasha kumanaginga hariya hanze ibyo yiriwemo, no mu nzu naho nyine yahagera ibintu bikagenda neza, nabyo akabikora neza. Urumva ko uwo muntu aba yakoze cyane, uwo muntu arakora cyane, ari amafaranga yo hanze arayinjiza, mu nzu urugo rwe rumeze neza, arimo arapanga abantu be neza. Abagore rero ni abantu bo gushimirwa rwose. Wowe umugore urimo urakurikirana ino video wigurire soda nimba urimo urayirebana n'umugabo wawe nawe akugurire soda, mbese umuntu wese wegereye umugore ujye ubasha kumwapreciate kuko ni abantu nyine bakoresha imbaraga nyinshi cyane mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ikindi kandi rero kubera nyine iyo mpano yo kumva abantu no kugira impuhwe, abagore buriya bagira impuhwe muri rusange, usanga babasha gukemura ibibazo muri sosiyete ahantu nyine hari ukuntu nyine usanga mbese kubera ko bumva. Rero umuntu wumva iyo yageze ahantu hari ikibazo amenya uko agikemura, agahuza abantu, akabunga, akabegeranya nyine muri ubwo buryo. Rero izo mbaraga bazifitemo muri community, usanga nyine nese niba ujya mubona ko abantu nyine akunda kuvuga ko abagore bafite imitima yoroshye, ntabwo ari weakness ahubwo ni strength, niko Imana yaturemye. Kandi noneho rero iyo byabaye byiza nyine babikoresha no mu buryo bwiza buri positive, bakazana amahoro ahantu bari. Ibyo rero nawe nimba warabashije kubigenzura urabizi ko abagore izo mbaraga bazifitemo. Ikindi kandi abagore ni abantu bari mbese ni abahanga mu bintu bya communication, reka mvuge bazi gutanga amakuru. Abagore bazi gutanga amakuru no kuyakira.
ibyo nta nubwo tunabona tuvuga ngo n'abagabo ngo n'ibiki, murabizi mwese ko abagore barusha abagabo gutanga amakuru, kuko abagore wenda muri kamere hari ukuntu bakunda no kwivugira ibintu byinshi, ariko muri akunda yavuze ibintu byinshi ajya kuvuga byinshi, ariko iby'ingenzi yamaze kubivuga kare. Rero ni ukuvuga ngo abagore ni abantu babasha gutanga amakuru, kandi aho amakuru yatanzwe urumva nta bindi bintu nyine, nta yandi makosa haba, kuko buri muntu abazi icyo agomba gukora, abazi icyo ategereje n'ibimureba. Rero abagore izo mbaraga bazifitemo zo gutanga amakuru, n'ubwo abantu wenda bakunda kuvuga ngo abagore ngo bagira amagambo menshi, ngo baravuga, usanga nyine baba barimo baravuga yego, ariko wishaka kureba kote negatife yabyo, ahubwo reba ukuntu ibyo bintu ari byiza, uburyo ki umugore abasha kuguha amakuru akazakubwira ibi ngibi n'ibi, none bigufitiye akamaro ntibibashe kugutambuka, kuko wa mugore yahabaye akabikumenyesha nyine ku gihe. Ikindi kandi abagore bagira impuhwe, mwuka byaramwe, abagore bagira impuhwe rwose, kubera wenda n'ubuzima bwabo baba bibereyemo ukuntu bimera, experience, kubyara, kugira umuryango, kugira gute. Abagore ni abantu bagira impuhwe muri rusange kurusha nyine abagabo. Ubwo ntituvuga, ntago ntumufate wa mugore wenda uzi muturanye cyangwa se wabonye utari mwiza ngo uvuge ubwo uwo ni uwo, ariko igice kinini cy'abagore niko ubushakashatsi bwagaragaje, abagore ni abantu bagira impuhwe muri rusange nyine. Ikindi kandi abagore barihangana, abagore barihangana mw'abantu, abagore barihangana rwose 100%. Ibintu bakora abagabo ntago babishobora. Iki cyo ni nk'icya communication, ntago nyine tuvuga ngo turebe ngo hari n'abagabo ngo bashobora kuba babarusha. Abagore barihangana muri rusange, kuko urebye ibintu umugore acamo, urugo, akazi ke, ubuzima bwe, ukuntu Imana yibupanga, kubyara, kurera, abagore barihangana. Niyo mpamvu ari abantu b'intwari bafite imbaraga nyinshi, bajya bashobora no gukora ibintu byinshi mu muryango, kubera ko nyine ntago bagorwa nyine, ikintu azi ko agomba kukigeraho arihangana akakigeraho, nubwo byaba bikomeye, kuko ubuzima bwacu bwabo burimo ibikomeye byinshi. Wenda nk'abagore babyaye barabyumva, ubwabyo biragoye. Rero umuntu wabyaye nyine, umuntu aba ari intwara, aba yihanganye. Hari abo bijya binanira hari abo bijya binanira yego, ariko nyine abagore ni intwari muri ubwo buryo. Ikindi kandi abagore bari creative, wenda kubera ko baba babanye n'abantu muri societe cyane, wenda kandi muri ya mpano yo gushaka kumva no kugira gute, usanga nyine bashobora kugira utu innovation twinshi dutandukanye. Ibintu nyine, ikintu wenda iyo kigaragaye kigitangira ubona atari ikintu kiri ku rwego, kuri level ihambaye niko navuze, ariko nanone kandi ibintu byose bikomera biterwa nuko fondation bimeze neza. Rero usanga bari creative mu bintu bakora, bigashimangira na bya bindi noneho wenda abagabo baba bahagazemo bikomere, reka mvuge gutyo. Ariko abantu ugasanga abantu akenshi birangagije kureba hasi aho byahereye, icyabishimangiye, ariko ni abagore nyine baba babikoze. Ikindi kandi abagore nyine bakora akazi kenshi, ibyo nabivuze, bashobora kuvanga imiryango, bakavanga career, bakavanga kurera, bakavanga ibintu byose akabivanga kandi akabishobora, kuko nyine nizo mbaraga Imana yabashyizemo. Abagore rero n'ukuri muri rusange ni abantu b'intwari, ni abantu bafite ibintu byiza mu muryango tugomba gucerishinga, cyangwa se tugomba guha agaciro, tugacelebra, mbese tukabereka ko nyine ari abantu b'ingenzi. Si ukubibereka kuko wenda atari ibyo ngo urimo, hari ukuntu uvuga ngo iyo ugiye kwereka umuntu ukagira ngo ni nk'uburyagenda urimo urabikora, mbese yiyumva ariko bitari bikwiye. Birakwiriye, kuko ahubwo ikibabaje ni ukuntu wenda kubera imico yacu, ukuntu abantu bagiye bakura, usanga abagore bataragiye bahabwa umwanya wo hejuru cyane, ariko bagakwiye kuwufata, n'ubu bakagombye kuba bawuriho, kuko ibintu bakora ni indashyikirwa, nta n'abandi bantu babikora. Kuko usanga abagore babasha kujera amarangamutima y'abantu babegereye, akamenya uyu n'abana ubyara, usanga ufite abana batandukanye, na papa wabo adashobora kubahandlinga ngo amenye ngo uyu bigenda uko, ariko mama we akamenya ngo uyu arya iki, ntarya iki, yumva bigenze gutya, akunda iki. Rero iyo ni impano ikomeye cyane, kandi ibyo nibyo bituma sosiyete iba nzima, ibihugu ugasanga birakomeye, kubera ko nyine abagore Imana yabaremye gutya, bashyiramo izo mbaraga. Rero wowe ikintu ugomba gukora nk'umuntu ubana n'umugore, reka mbivuge gutyo, mujye mugerageza nyine kubapreciate, kubashimira, kugira ngo bakomeze bagire courage. Nutanabikora wenda bazabikora, ariko azabikora yumva bikiri kuri ya level yo hasi. Rero mutera imbaraga, yumve ko noneho ibintu ari akora, cyangwa se uko ameze, ukuntu mbese aremetse akora ibintu, ari ibintu wowe uba wahaye agaciro nkaho mwegereye, bizamufasha, bizamutera courage, bizamutera no gutekereza ibirushijeho. Usanga aragutse, buri ikintu cyagiye mu mugore, icyo kintu kiba kigomba gutsinda, kuko nyine n'abantu biyemeza ibintu kandi bakabikora.
nk'uko nabivuze rero abagore murabumvisha ko ari abantu b'imbaraga cyane, ahubwo umugore ureba ino video ahita yiha umugabo we mu y'abagabo benshi cyane kugira ngo barebe ino video nyine bajye babasha kwa appreciate uko batabikora barabikora, ariko noneho na wa wundi wenda utari wakabimenya utabitahura ngo yumve impamvu zo gucelebrating umugore we, mufashe kugira ngo abashe kubyumva, kuko umugore we ni ingenzi, abaye atari mu buzima bwe bwa buri miserable rwose ntiyanabushobora, kuko uwo mugore nyine afite igice kinini afashe muri ubwo buzima bw'uwo muntu. Rero urakoze cyane wowe wankurikiranye, wowe wihanganye no video yose ikabishize wagize neza cyane, basha gukora subscribe nimba utarayikora kugira ngo nyine ujye ukomeza ubone ibiganiro byiza ku gihe, usharinge kino kiganiro ugihe inshuti zawe, nubabwire nabo bakore subscribe kugira ngo nyine dukomeze twagure no muryango wa hano kuri Grand Nile, ibiganiro bikomeza bize ku bwinshi biterana imbaraga, twumvikanisha nyine message yacu ahantu henshi kandi byoroshye cyane mu mwanya umwe, reka mbivuge gutya. Yego rero murakoze cyane, naho ubutaha amahoro y'Imana abane namwe.